Muraho neza bavandimwe namwe inshuti za Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku cyo umuntu yumva ibinya mu kuguru, ese niki yakora kugira ngo abyirinde. Birashoboka yuko waba wumva ibinya mu kuguru, mu kirenge, cyangwa ukumva harimo nk'utuntu tugenda mu maguru yawe. Hari n'igihe ushobora kubyuka nka nijoro ukumva amaguru yawe ntasanzwe, cyangwa ukumva ibirenge byawe bisa n'ibyakomeyemo ukuntu. Abantu benshi rero batekereza ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ariko buri gihe biba bimeze. Uyu munsi niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru zituma ibinya biza mu kuguru no mu birenge, ndetse turarebere hamwe uruhare rw'umukaya wa calf, umukaya cyangwa se icyo abenshi bakunze kwita inyama y'abagabo. Uyu ni umukaya uri inyuma ku kuguru. Turaza no kurebera hamwe kandi uburyo imyitozo ishobora gutuma uwo mukaya umererwa neza, bityo bikaba byagufasha gukira no kwirinda ibyo binya bitandukanye. Turaza no kurebera hamwe rero imyitozo muri rusange wakora uri mu rugo nta bikoresho ukeneye kandi ikabasha kuba yagufasha. Guhaye ikaze niba ari ubwa mbere dukurikiye, ukande subscribe, ubundi wandike uburyo wumva iyi video. Niba hari cyagushimishije ucyandike, niba hari icyo utasobanukiwe neza nacyo cyandike kugira ngo mbashe kukigusobanurira. Niba hari n'icyo wifuza ko nazagarukaho muri video yacu itaha, nacyo cyandikemo nzabashe kukigarukaho. Niba dusanzwe tubana nanone nawe kandi nguhaye ikaze, urisanga ubane nanjye kugera ku musozo w'iyi video, kandi ujye wibuka no kuyisangiza abandi batazi yuko Physio Rwanda ihari, kugira ngo basobanurire byinshi bitandukanye baba bibaza, bifuza kumenya umunsi ku munsi. Reka dutangire ikiganiro cyacu turebera hamwe ubundi ibinya mu kuguru ni iki, cyane ko abantu benshi bumva ikintu cyose kibariye mu kuguru bakavuga ko ari ibinya. Iyo bavuze ibinya mu kuguru cyangwa se mu kirenge, ni igihe imyakura iba itari gukora neza. Nimvuga imyakura, ni imitsi ishinzwe gutwara amakuru mu mubiri. Ni igihe amaraso atari kugenda neza, cyangwa se hari aho imikaya itari gukora neza, bikaba byatuma ya myakura cyangwa n'imitsi ikandamizwa. Bituma rero wumva harimo utwo tuntu tugenda tujombajomba, bikaba bishobora gutuma wumva icyo gice kitari kumva neza, ukumva ni nk'ikintu kiri aho nyine, niba ari nk'ukuguru cyangwa ikirenge, ariko ukumva ntabwo nyine gifite imbaraga, ntabwo kiri gukora neza, cyangwa se ukumvamo akantu k'ububabare. Mu mvugo yoroshye navuga yuko kugira ngo umuntu yumve ibinya ari nk'uburyo ki connection iba yacitse, ni connection iba igomba kuva mu bwonko ijya mu kirenge, iba itari gukora neza. Birashoboka ko yaba yacitseho burundu, cyangwa se ikaba yagabanutse bitewe n'ikibazo nyirizina kiri kugutera kugira ibyo binya. Calf rero ni iki, cyangwa se icyo abenshi bita inyama y'abagabo, abandi bakacyita impfundiko. Ni iki ubundi, ni gute gishobora gutuma habaho ibi binya? Ni gute se niba umuntu agikozeho gishobora kuba cyatuma by'umwihariko umuntu yongera kumererwa neza? Calf rero navuga ko ari inyama ibiri inyuma y'ukuguru hagati y'ivi n'ikirenge, ikaba ifite akamaro gakomeye mu gufasha umuntu kugenda, gufasha amaraso kuzamuka ajya ku mutima aturutse mu birenge, no gufasha imitsi gukora neza. Iyo rero iyi nyama ya calf cyangwa se iyi nyama y'abagabo itari gukora neza, usanga amaraso agenda buhoro, imitsi nayo igakandamizwa, bikaba byakuviramo ibinya. Dore rero impamvu nyirizina zitera ibinya mu kuguru. Impamvu ya mbere ni ugutembera kw'amaraso biba bitari kugenda neza. Buryo wicaye nk'umwanya munini, amaraso atinda ahantu hamwe, ugasanga amaguru yawe atangiye kugira ibinya, kuko amaraso yamanutse ariko kongera kuzamuka ntabwo biri gukunda. Ikindi kintu cya kabiri gikunze gutera ibi binya, ni mu gihe imikaya cyangwa se n'imitsi bishobora gukandamizwa, ibizwi nka nerve compression mu rurimi rw'icyongereza. Ni ukuvuga ngo birumvikana bishobora guturuka kuri sciatica, kuko abo twabanye mu biganiro byacu bitandukanye twabonye ko sciatica ari ububabare n'ubundi buturuka kuri uriya mwakura wa sciatic uba wagiye ugakandamizwa. Rero iyo uyu mwakura n'ubundi wa sciatic ukandamijwe, bishobora kugutera ibyo binya, ndetse no kuba umuntu afite ibibazo by'umugongo bishobora kuba byatuma umuntu agira ibinya mu kuguru ndetse no mu kirenge. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutera ibi binya ni ukubura imyitozo. Burya iyo udakoresha amaguru yawe, uyu
iyi nyama cyangwa se uyu mukaya wa calf utangira gucika intege, bityo nyine kwa gutemberamo kw'amaraso bikaba byagabanuka n'amakuru yagendagamo ntabashe gutambuka neza. Indi mpamvu iza ku mwanya wa kane ni ukwicara cyangwa kuryama nabi, burya nabyo bishobora gukandamiza imitsi ndetse bikagutera no kutumva neza, binagendana n'ibinya. Ni gute rero imyitozo ikora ahangaha kuri iyi nyama y'abagabo cyangwa se kuri iyi mpfundiko ishobora kugira umumaro mu gukuraho ibyo binya byawe? Calf exercise navuga ko ari umwitozo mwiza ufasha mu buryo bukomeye cyane, ariko nimvuga calf exercise ni imyitozo myinshi ihuriye hamwe, by'umwihariko ikora kuri uyu umukaya wahangaha inyuma, ukabasha kuba wamererwa neza cyane. Uyu ni umwitozo rero utuma amaraso agenda neza, kuko twabonye yuko yatari kugenda neza n'ubundi bya binya biraza. Ni umwitozo kandi ukangura imitsi, ugatuma bya bimenyetso ndetse na ya connection yongera kugenda neza mu mubiri, ndetse ukaba ari n'umwitozo ukomeza imitsi, ugakomeza n'imikaya, bityo n'amaguru agakomera. Ni umwitozo kandi unagabanya ububabare ndetse no gukakarara kw'imitsi cyangwa se kurakara kw'imitsi, ahandi uba usanga yabangamiwe, icyo gihe rwose bibasha kuba byakurwaho n'uyu mwitozo wa calf exercise. Ni umwitozo nise ko ari calf exercise, ariko iyo ni groupe y'imyitozo myinshi cyane, ariko yose ikibikora n'ubundi ni uko ibikora kuri uyu umukaya wa calf. Ni ukuvuga ngo umwitozo wa mbere ushobora gukora bawita calf raises, aho uhagarara neza ukajya uzamura ibirenge byawe, icyo bita heels up, ukongera ugasubira hasi, ugakora inshuro 10 nibura kugera kuri 15, ukaba wabikora gatatu ku munsi. Ubwo wenda ni nka mu gitondo, saa sita na nimugoroba, cyangwa se igihe wumva uhugutse ukaba wabikora, ariko byaba byiza ubikoza ko gatatu, cyangwa se igihe wenda umaze nk'umwanya wicaye ahantu cyangwa umaze umwanya uri mu mwanya umwe, uyu mwitozo ushobora kuba wagufasha. Undi mwitozo wa kabiri bawita ankle pumps. Ankle pumps ni umwitozo mwiza, ushobora kwicara cyangwa se ukaryama, nawo ukora nk'uri gukanda kuri feri, cyangwa se umanura ukuguru wongera ukuzamura, umanura ukuguru wongera ukuzamura. Ibi ngibi nabyo bifasha amaraso gutembera neza, bityo bya binya bikabasha kuba byavamo. Urabona ukuntu uwo muntu aryamye, usa n'uwiyerekezaho amano, usa n'uyakurura, ukongera ukasa n'uyasubiza hasi, wongera uyazamura, wongera uyamanura. Nuko nguko uwo mwitozo ukorwa. Undi mwitozo nawo mwiza kandi woroshye nuwo bita calf stretch. Calf stretch uwo ni umwitozo ushobora no gukorera ku rukuta, aho ushobora gushyira ukuguru inyuma ugasa n'ukanda hasi, bityo ugafata amasegonda 20. Uyu nawo ni umwitozo wagufasha. Undi mwitozo mwiza nawo ni walking exercise, cyangwa se umwitozo wo kugenda. Ni byiza kugenda buri munsi nibura iminota 20 kugera kuri 30. Mu nama z'ubuzima izo nakubwiramo ngana ku musozo, ni uko udakwiriye kwicara igihe kirekire. Niba kandi umaze umwanya wicara, jya ugerageza uhindure uwo mwanya wari wicayemo, uhagarare cyangwa se ugende gake, icyo gihe biragufasha. Ikindi ni uko ugomba kunywa amazi menshi kandi ukirinda kuryama nabi. Gana rero ku musozo, navuga yuko ibinya mu kuguru atari ibintu byo kwirengagiza. Uyu mwitozo wa calf exercise ni umuti woroshye kandi ukomeye, niyo mpamvu nukora uyu mwitozo buri munsi uzakomeza kubona impinduka. Niba rero iyi video igufashije, kanda like, ukande share, ubundi ukanda na subscribe kuri Physio Rwanda niba wari utarabikora, kuko ibyo byose nibyo bizajya bituma buri kiganiro cyose dukoze gihita kikugeraho mu ba mbere.